Kubaka umuhanda wa galeyamoshi ni igikorwa remezo gihambaye bigahishemo uwo ari we wese wabigezeho bijyanye n'uburyo uyu muhanda wa galeyamoshi woroshya ingendo, ariko nanone bigahenda kuwubaka. Gusa ibyo ni ibintu bisanzwe kuwubaka kuko no muri Afurika turayifite myinshi cyane, ariko nanone kumva ko hari igihugu kigiye kwihandagaza kikubaka umuhanda uhambaye wa galeyamoshi munsi y'inyanja ni igitekerezo cy'ubusazi nk'uko byumvikana mu by'ukuri. Nk'igihugu cyamaze gukataza mu bijyanye no kubaka ibikorwa remezo bihambaye cyane, Ubushinwa bwagiye bubikora bukubaka ibiraro n'imihanda n'ibindi bikorwa remezo bihambaye cyane mu binyacumi bishize. Muri iyi video tugiye kugaruka kuri tano nini cyane izaba irimo umuhanda wa galeyamoshi Abashinwa bari kubaka ugomba kuzaba unyuze munsi y'inyanja. Iki ni igikorwa batangaje ko bagiye gukora, isi yose ikabaho urw'amenyo bababwira ko ibyo bagiye gukora ari ukwangiza igihe n'amafaranga kuko bitashoboka, atari uko nta handi zitano zakozwe ahubwo bitewe n'ubunini bw'iyi tano. Mbere yuko dukomeza reka nkwibutse gukora subscribe kuri iyi channel ya Top 250, ukore like, share na comment utubwire uko ubibona. Nge nitwa Joshua Mutuyimana, bahaye ikaze. Nk'uko bigaragara mu gishushanyo mbonera, iyi tano izubakwa mu rwego rwo guhuza no koroshya ingendo n'ubuhahirane hagati y'ibice bya Zushan na Ningbo. Kugira ngo iyi tano izaba ari iya mbere nini kuruta izindi ku isi yubakwe, Ubushinwa burateganya gushoramo akayabo ka miliyari 4 z'amadolari y'Amerika. Izaba ari iya mbere nini ku isi ndetse kandi izaba ariyo ifite umuhanda wa galeyamoshi yihuta kuruta izindi ku isi. Abanjeniyeri bakoze inyigo yayo bakaba barayihaye izina rya Gito Undersea Tunnel. Nubyumva gutya ntugire ngo niyo tano ya mbere izaba yubatswe munsi y'amazi. Uyu munsi wa none tuvugana harabarwa tano zose hamwe 20 ku isi yose, ubariyemo izamaze kubakwa n'iziri mu mishinga yo kubakwa. Muri zo hari zo ubona ko ziri ku gasongero kuruta izindi, twakwita ko ziri ku rwego mpuzamahanga koko. Hari tano inyuze munsi y'inyanja ihuza Ubwongereza n'Ubufaransa, ubu niyo ya mbere. Iya kabiri ni tano yitwa Tsushima yo mu Buyapani. Bijyanye n'ibyifuzo by'Abashinwa, tano ya Jintang bashaka kubaka izaba iruta izi zose ndetse ngo bazayitondera cyane kuko bizafata igihe kingana n'imyaka 6 kugira ngo yubakwe irangire nk'uko abenjeniyeri bayikoreye inyigo babitangaza. Amakuru y'iyubakwa ry'iyi tano akimenyekana yateje impaka n'urujijo mu mpande zose z'isi, bibaza koko niba Abashinwa bafite ubushobozi bwo kubaka ikintu nk'iki nubwo basanzwe ari abambere mu ikoranabuhanga ryo kubaka ibikorwa remezo. Abenjeniyeri bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bo bemeza badashidikanya ko Ubushinwa buri gutakaza igihe n'amafaranga menshi mu bintu batazigera bashobora kugeraho. Impamvu babivuga nuko ngo kubaka umuhanda wa galeyamoshi unyuze munsi y'amazi nk'uyu ahantu nk'aha birimo imbogamizi nyinshi kandi bisaba imbaraga zisa nk'izidashoboka mu by'ukuri. Ku rundi ruhande ariko Abashinwa bo bakomeje gahunda yabo, urugendo rw'imyaka 6 bubaka tano ya mbere nini ndetse inyuze munsi y'amazi. Abandi nabo bati musigaho uwo mushinga ntushoboka rwose. Ariko noneho twirengagije imbogamizi abenjeniyeri bo mu burengerazuba bw'isi bagaragaza, abenjeniyeri b'Abashinwa iteka bagiye bakora ibintu byasaga nk'ibidashoboka ku bandi. Icyo bakora bo ntibajya mu magambo menshi, bakora ibikorwa gusa nyuma bakerekana umusaruro kugira ngo bereke isi yose ko bayoboye mu bijyanye n'imyubakire muri iyi si ya none. Tano ya Jitang ni umushinga w'ingenzi cyane ku bice bya Yongzu na Zhuhai. Ikindi kandi imishinga yo kubaka tano munsi y'amazi cyangwa no munsi y'ubutaka bisanzwe iragorana cyane. Ni igikorwa cy'ingorabahizi ku buryo no gukora metero imwe yonyine bitwara imbaraga utakeka ko byatwara. Abashinwa bateganya ko mu kuzuza uyu mushinga bazakoresha tekinike zikoreshwa mu kubaka ibiraro n'izisanzwe zikoreshwa mu kubaka amatano, byose hamwe babifatanyiriza hamwe kugira ngo bubake uyu mushinga. Iyi tano izaba ifite uburebure bwa kilometero 16 n'ibice 2 z'uburebure, ikanyuzwa munsi y'inyanja ku burebure bwa metero 78 z'ubujyakuzimu, ikagira kandi umuzenguruko cyangwa se umubyimba wa metero 14. Ibi kandi bishatse kuvuga ko mu kubaka iyi tano bizakorwa muri style ya tano math docking, aho bizakorwa mu bice bitandukanye bitewe n'uburebure bwayo. Nubwo bigaragara nk'ibidashoboka bijyanye n'uburebure bw'iyi tano, birasa nkaho bigoranye ariko nanone bishoboka cyane bijyanye n'uko bisobanura, kandi ibyo nta gushidikanya izaba ari iya mbere ku isi.
Iyi tano niyuzura imaze kubakwa neza, izashyiraho agahigo kazagora abasigaye bose kugakuraho. Ikindi kandi niyo tano ya mbere abashinwa bazaba bagerageje gukora inyuze munsi y'amazi. Abenjeniyeri b'abashinwa iyo bubaka amatano asanzwe bakunze gukoresha uburyo butatu. Hari ubwitwa open cut method, hari shield method na mine method. Urugero nk'iyo bari gukora mu gace gafite ubutaka bworoshye cyane, bakoresha ubu buryo bwa open cut method. Bacukura ubutaka mu buryo busanzwe bakageza hasi aho tano igomba guca, ubundi bagatangira kubaka bagendeye kuri structure yakozwe mbere yo kubaka. Hanyuma rero iyo bamaze kubaka ya tano, barongera bakarenzaho itaka hejuru ya tano. Gusa nyine nk'uko byumvise, ubu buryo ntacyo bwagufasha mu gihe ushaka kunyuza iyi tano munsi y'amazi. Uburyo bwa shield method nibwo bigaragara ko bwagufasha igihe ushaka kubaka iyi tano munsi y'amazi yoroheje adafite imbaraga nyinshi cyane. Iyo bakoresha uburyo bakora tano isanzwe yo ku butaka, shield machine barabanza bakayitandukanya ibice byayo, ubundi bakayohereza munsi aho bashaka igatangira gucukura icyo twakwita nk'umwenge uzubakwamo iyo tano, bitabanje gusaba ko bacukura bahereye hejuru nka bwa buryo bwa mbere. Nk'uko ubibona, iyo mashini ifite amenyo maze ikagenda yakoresha icukura ubutaka buri imbere yayo. Uko ikomeza kugenda icukura, igitaka, umucanga n'amabuye yagiye icukura ifite ukuntu yajugunya hanze ikoresheje cya gice cyayo kiri hagati cyitwa conveyor belt. Ariko noneho iyo igeze ahantu hari urutare shield machine idashoboye kwifasha, bahita bakoresha bwa buryo bwa gatatu twabonye bwitwa mining method kugira ngo barumene. Ubu buryo babukoresha bageze ahantu hari urutare bagasanga rukomeye cyane, bakoresha uburyo bwo guturitsa intambi. Igihe bari kubaka tano muri ubu buryo, mu rwego rwo kuyirinda kwangirika cyangwa bikaba byateza n'impanuka iyo ari yo yose, guturitsa intambi barabyitondera cyane, bakabikora buhoro buhoro, wenda ahubwo bakabikora kenshi ariko ntibiteze impanuka. Ubwo abenjeniyeri b'abashinwa bubakaga ikiraro gihuza ahantu hatatu ariho Hong Kong, Zhuhai na Macau kugira ngo gifate munsi y'amazi neza, bakoresheje uburyo bwa immersed tube. Icya mbere nuko izo tube tano babanza kuzubakira ku butaka, ubundi barangiza bakazishyira mu mazi bitewe n'aho bashaka, hanyuma bakagenda bazibiza gahoro gahoro. Dusubiye rero kuri ya tano bagiye kubaka bise Jitang, bavuga ko hazakoreshwa uburyo bwa shield method, bwa buryo bwa kabiri twabonye, bitewe n'uko igice kizakoreshwaho ubu buryo kijya kungana na cya kiraro twabonye gihuza Hong Kong, Zhuhai na Macau, kandi ubu buryo akaba aribwo bwakoreshejwe mu kucyubaka, bigatanga icyizere ko no mu kubaka iyi tano bitazagorana. Ni nayo mpamvu rero bavuga ko izaba ariyo tano ya mbere ndende mu zinyuze munsi y'amazi ku isi. Ariko noneho tugarutse ku myubakire yayo, tano ya Jitang izagorana cyane kuruta cya kiraro twahoze tuvuga. Ikindi kandi nanone kiyongeraho nuko imiterere y'ahantu iyi tano izanyuranaho hazateza imbogamizi mu kuyubaka. Icya mbere twavuga ni icyo twakwita nk'ingufu cyangwa umuvumba w'amazi, ibyo bita water pressure. Kubera ko Jitang izaba yubatse mu nyanja hagati mu mazi ku ntera ya metero 78 z'ubujyakuzimu, aho pressure y'amazi ifite MPa ya 1.0 nk'uko ababyize babibara. Ni mu gihe bizwi neza ko ikoranabuhanga ry'abashinwa mu myubakire rifite gusa ubushobozi bwo gukora ibi mu mazi afite pressure ingana na MPa ya 0.7, ndetse na cya kiraro gihuza Hong Kong, Zhuhai na Macau twakomeje kugenda tuvuga, bacyubaka amazi yo munsi yacyo yari afite pressure ifite MPa ya 0.8. Bivuze iki rero? Mbere yuko abashinwa batangira kubaka iyi tano ya Jitang, bagomba kubanza gushyira imbaraga mu kongera ubushobozi bw'iri koranabuhanga ryabo, ku buryo nibura rizaba rifite imbaraga zo kubaka ku mazi afite pressure ya MPa ya 1.0. Igihe uyu mushinga wo kubaka iyi tano ya Jitang uzaba urangiye, uzasiga Ubushinwa bushyizeho umwitangirizwa munini cyane hagati yabwo n'ibindi bihugu mu bijyanye na tekinoloji y'ibikorwa remezo. Nta gihugu na kimwe ku isi gishobora gutinyuka kugira impungenge no gushidikanya ku bushobozi bw'abashinwa mu kubaka ibikorwa remezo. Na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ubwe yigeze gutangaza ko Ubushinwa busanzwe bufite umuhanda ufite miles 23,000 wa galeyamoshi yihuta cyane igenda miles 220 ku isaha.
Muri rusange Ubushinwa bumaze imyaka myinshi bukora ibitangaza mu kubaka ibikorwa remezo. Uhereye ku kibuga cy'indege cya Beijing Daxing Airport, ikiraro twagarutseho cyane gihuza Hong Kong, Zhuhai na Macau, ukageza kuri itano ya Jitanga y'umuhanda wa galeyamoshi uzaba ari uwa mbere muremure ku isi bagiye kubaka. Ibihugu byo mu burengerazuba, ndavuga iby'Uburayi no muri Amerika, byayoboye isi mu bikorwa remezo igihe kinini. Kugira ngo abashinwa bagere ku rwego nk'urwabo nabo bubahwe, byabasabye kwihanganira imbogamizi nyinshi bahuye nazo no gukora cyane byikubye. Bakagenda bakora kimwe ku kindi kugeza bibaye byinshi. Uyu munsi bijyanye n'ibyo bagezeho, hari abadatinya kuvuga ko Ubushinwa ari ubwa mbere ku isi mu bikorwa remezo bihambaye. Reka dusoreze ahangaha iki kiganiro, nkwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel Top 250 ikugezaho ibintu utigeze ubona mu bijyanye n'ibikorwa remezo, imijyi, imyubakire n'ibindi bitandukanye. Njye nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.